Mwite Papa Cyangwe ubu ngubu akaba ari mu byishimo bidasanzwe nyuma y'ibibazo amaze iminsi ahura nabyo ku bijyanye n'ibihangano bye. Ukwezi kwari gushije YouTube channel yisibwe, ariko kuba ngubu ndakubwira ko yabashije kuba yagaruka. Ubu ukwezi kwari gushije uyu nguyu yabuze YouTube channel ye, dore ko yaje no kwitabaza abantu benshi ngo bayimushakire ariko bikarangira ibuze, dore ko nyuma yaje guhura n'ibindi bibazo. Indirimbo yari yasize kwa management bari kumwe kuri Rock Entertainment najo zaje gusibwa. Uyu nguyu yagenda avuga ati nabashingiye YouTube channel irabagaburira none dore ibyo munkoreye, avuga ko bamaze guhaga ibyuma. Ibyo byararangiye amaze guheba ino channel mureba, nibwo yongeye gushinga indi. Twaherutse ari mu basubscribe barenga 300 mu minsi 3 nishije nibwo YouTube channel igarutse. Yari maze ukwezi kose ibuze. Ngo wa muri kujya gusacinga za ndirimbo za Papa Cyangwe na ya ndirimbo se yabashije kuba yagaruka. Ubu mwese kujya gusacinga Papa Cyangwe hari kuza indirimbo bita Siba, izo ndirimbo zose zagarutse, YouTube channel iragaruka. Ibaze ko indirimbo Siba mu gihe cy'icyumweru yari maze isohotse, YouTube channel itari yasibwa ari maze kwebwa n'38. Ibaze no YouTube channel idasibwa, ubu ino ndirimbo biri muri views nka miliyoni 2. Ibyo ni ibibazo abasitari bagenda bahura nabyo. Baze kubura YouTube channel imaze kujya abasubscribe 114 kongera ugatangira kuri 0. Byari ibibazo yahuye nabyo, ariko kuri ngo akaba ari ibyishimo. Aka kanyereka turebe ese YouTube channel yinjizaga ngahe. Papa Cyangwe igihangano yafite kimaze kurebwa cyane ni indirimbo It's Okay yakoranye n'uwitwa Afrique. Navuze ko ngo Afrique yanze gupostinga ino ndirimbo ku mbuga ze ngo management ye ntabwo yabimwemerera, ariko bikaba n'ubundi by'ubusa igatwika igahitinga. Uko nabikubwiye, reka turebe amafaranga yinjizaga no YouTube channel. YouTube channel ya Papa Cyangwe yari imaze kujya video 26 ifite abasubscribe 114, ifite views zingana na 5,200,000. YouTube channel ya Papa Cyangwe yari bareye mu gihugu cya Amerika. Channel ya Papa Cyangwe yari yafunguwe mu 2018. Kugira ngo wumve ko ino channel ya Papa Cyangwe yari irenze mu gihe cyungana n'ukwezi yarerebwaga n'141.4%, byamuheshaga views zingana 446 mu gihe cy'ukwezi. Reka mubwire ko YouTube channel ya Papa Cyangwe mu gihe cy'ukwezi yahaga yinjiza abasubscribe 8,000. None ko yinjizaga ibyo bintu byose biri hejuru, yabaga himbwa amafaranga angahe na YouTube. Ushobora iteganya yuko uyu Papa Cyangwe yabahembwaga amafaranga ari hagati y'amadolari 102 n'amadolari 1,600. Niko Shusho Bride iteganya. Mu mafaranga y'u Rwanda arenga 135 ari hagati ya miliyoni 2 amafaranga y'u Rwanda. None amafaranga yahembwaga mu gihe cy'ukwezi ku mwaka barirwaga amadolari hagati y'1,200 n'19,500. Ayo na Shusho Bride yabiteganya ku Papa Cyangwe bahembwa na YouTube mu mafaranga y'u Rwanda ari hagati ya miliyoni 500 miliyoni 21. N'amafaranga Shusho Bride iteganya yuko Papa Cyangwe bahembwa na YouTube. Urumva ko wahombye 150 buri gihe cy'ukwezi yari amaze kubura YouTube channel ye, ariko ntibyishimo kuba yagarutse. Umva ko amafaranga menshi yari ahombye. Uzi ko wari ufite ikintu kikugaburira warakiruhe warakivunikiye mu masegonda ukakibura. Nimba nawe uri umufana wa Papa Cyangwe ukaba nawe warakunze iriya ndirimbo Siba, n'umwanya ukongera ukajya kuyireba, kandi nimba uranayirebye genda umufashe ukomeze uyirebe, dore ko agiye gushya n'indi bihangano bishyashya hanze. Ntuzacikwe n'ibyo bihangano bishyashya. Dukomeze tumufashe mu mugongo muri bino bihaza ari guhura nabyo bitewe n'inzira yagiye anyuramo na management yahuye nazo. Rero nimba utarakanze subscribe kuri YouTube channel ye, uzamba urugendo kandi ukomeze tumufashe. Ngiro gutegura kino kiganiro twa Jean Paul TV Show. Urugendo utakanze subscribe ntugicibwe n'ibiganiro nk'ibi. Ufasha musaba nuko gukanda like. Nagukoze cyane. Nge nitwa Jean Paul TV Show. Bye bye.